sorry. Don't cry, don't cry. Ajya gutanga inka kwa mudugudu atuma mudugudu ajyana iriya nka koko Sorry. Don't cry, don't cry. nabyibazaho ariko nitugera mu rugo ntago mubaba ndamwita uruganda se dufite muhinira ariko wacitse mu kaba ndamwica ntukuri Then I have the baby and they waiting me. Oh, sorry. Don't cry. Osimweni. Oh no. You be mumu. You think say they wise. You are a mumu man. Here is God. Oh. Will you keep quiet? Pregnant? Ewana kugasuti kanye baragira ngo ndayazanye ngiye kwera ku kabari kambere aka kabiri paka ku kanyuma baragira ngo ndayazanye nasogongera kahavi buri wese aransomya ku icupa rye kandi uko kanihute zitaraho karori tumwire turimo wakibonye cyane bwana uzayanga bajya kugiraho bagiye kuyawera kijyanye urakizi cyane ntabwo ukizi Uyu munsi ngiye gusenga ndatanga icya 10 nk'amaturo pe. Ibyo ni byande kuko. Mwana muto komera kumburanye shaka dukumburanye none se twatuje kureba agatungo karahanga Gusa mukuru wanjye yarananiye. Agatungo kameze gateze. Ati kinini yatangiye nyine kinini cy'amabara meza ukuntu. Mana yanjye yarananiye kwe ahora yiba mbagene y'abandi. Nawe se rayiba nkatwe Cacaka byihore kanza ngiye kubereka iri hariya mu bari. Kaza yaji hene akizane twitonze tukiumva shire mu Jesus is Lord. Niyingi n'umwana wayo mana yaje we None mu mujyana ariko izi iyo nduru numbe mbone yamva. barafara ugiye gusenga Ngiye gufunga gusenga bituzagaruka iwacu mugendo butazagaruka ibyo udukurikiye umahungu twebwe twagiye mugende mu gihe
ariko sha uzi ko kubw'amahirwe nyize nari nzi yuko ziriya miswi zitazakira n'ukuri kw'Imana ariko Imana irarema we. Atanze bikunda ariko ntari cyane hari yamenye ntari abamwe yakaga papura ngo ndebera ibitaro banditseho kambe neretse agasombe kene yanjye hasi ni hari niho ahubwo kanga bike nje bamagahene kanje narakakemurira umva nagateke agasombe narinze kene yanjye kundi sombe gusa sikara binditira kanzari nine narinje kureba umurwayi urwariye ahangaha. Okay, tubwire bamwitande turebe icyumba arimo. None se muga ko n'ibipapuro bamaye bisuku ngo ni ihene Turebe. Ni ihene. Umurwayi wawe yitwa Uwineza Rosine. Ni ihene n'isuku nguko. Nagahene. Ihene. Usa mugabo. Ni ihene. Hano twebwe wabonye ko turi abaveterineri. Ihangane. Bambwiye ko ari ku bitaro reba ko bitanditseho. Oya ihangane twebwe hano turavura abarwayi. Hano kuri centre de santé. None se nkaba we ihene yanjye biranze barayijyanye koko. Ihene yawe se bayijyanye gute? Turajya no kwa mudugudu. No kwa mudugudu ndagerayo. Ese byagenze ute? Nyine nahuye n'abagabo umugabo n'umwana we. Barambwira ngo ihene yagira arwaye. Ibirwara byose byanditseho ngo kwa kugapapuro. Ngo za ibiti ibirwara byinshi nyine urabibona. Birangije barambwira ngo ningo nzabisanga hano kwa muganga. Nansi bishurira. Ego. Ha mugabo. Reba hano. Erega nago nizi. Nicyo kibazo. None ubwo ndabigenza gute? Ihangane. Kanje kwa mudugudu. Usoke mfite abandi barwayi pe. Kanje kwa mudugudu. Nyandikira agapapuro nje kwa mudugudu. Kwa mudugudu se nakwandikira agapapuro njye ngwana nawe. Nje kuvuga ko ikintu usa nayibuze. Bakwita nde? Banyita karori. Karori uturutse Ndera. Ego, oya da nago ari Ndera. Karori uturutse Ndera ndabisemenyeho nka muganga Teta. Wenda rero utari muzima. Naho so. Kandi namenya nsomaye ko mbona bisa. Naha. Mugado nayitekeye agasombe nayizaniye kiramo ubunono umunani bw'inshishi nimba yari kutumara simbizi. Kangenda najye kwa mudugudu ndakajya.